Ibyo ngibyo ndakeka nyine biba kunjije tu. Ibigoryi nibyo bibikora. Ibigoryi nibyo bikora kuko iyo urebye nk'umuhanzi man indirimbo aba yishyuyeho amafaranga atari makeya. Umva Element ni umubwa wa Danger, ni umubwa. Hari indirimbo bita Hawaii. Banyita wazashi kuko abajama benshi ndabakanga, ababyeyi bashaka ko ndara biyibagije ko ndari imihanda, abatineje banyita umwana kuko nta kintu mvugana n'inda, ku gahigo keshi k'ibiceri nanjye ndebe ko narya uwo muceri. Urukundo ni injyana uyu mutima wawe ujyanye, ibyanjye byose wabijyanye kandi nta wundi wabijyanye. Umuhanzi nyine mfana ako nyine nkaba njyewe n'ukuntu nanaririmba nyine ntumva nyine twanaririmba kimwe. Umuhanzi mfana, umuhanzi numva, umuhanzi bita Mico the Best, umuhanzi bita Chris Easy. Abo bahanzi kabisa ndabumva cyane, ndabumva kuko mbisangamo. Nk'iyo wifashe ukamanuka nka hepfo yo ngiyo za Cyangugu za Nyamasheke ukagenda ukagera i Rusizi ukagenda ukamanuka za Bweyeye ukagera hirya nyine iyo mu ntara bro, haba hari impano zirenze, haba hari abana bro bazi kuririmba kuri bano abana bafite impano zirahari man, impano zirahari ahubwo nyine ikibazo maze kugira ku cyo mufatisha cyangwa mugeraho n'izo mpano kuki mubona zitembera ntimubashe kuzikurura ngo muzifashe. Impano ziriho, impano ifitemo uruhare. Oya twe nta ruhare namwe mubifitemo uruhare. Urabona namwe man, namwe banyamakuru man, namwe mubifitemo uruhare. namwe mubifitemo uruhare. Reka nkubwire ko mubifitemo uruhare man, namwe barabavuga namwe muri beza. Ntabwo muri beza bro. Turi beza cyane. Turabazi ntabwo muri beza. Ubuse mwabo ntabwo mukitwishemo. Mwaragaragaye ntabwo mukitwishe. Namwe ntabwo muri beza by the way. Ntabwo nyine urabona nabakawe kuba muzana abantu kuri kamera bro. Barahari bafite impano bakabazana abantu. Nerega hano niho tumenyera abantu bari sere cyangwa batari sere. Nese niba umuntu ari yepfo warangiza kuyo muzane kuri kamera ukamuca amafaranga urumva yakumara ikimwa. YouTube iramutse monetije nk'hano mu Rwanda. Abantu basa. Sha menya no kuvuga Bruce Brother bajya baza bakishyura. Turagusuhuje wowe ukurikiye Akarabyo TV, ikaze hano turi kumwe n'umuntu umeze ute se? Meze fresh kabisa. Watangira nyine wibwira abantu badukurikiye hano amazina yawe nyine. Yewe ni Zashi, meze fresh nge nyirazo kabisa nk'ibisanzwe nyine ndi umuhanzi. Uri umuhanzi. Zashi. Okay, Zashi umeze neza? Ndaho man, ndaho meze. Muri minsi biragenda kabisa na amahoro. Ukuntu bibari mu nani? Cyane kuru kabisa uretse yuko nyine muri no minsi nyine ibintu ntabwo birimo biragenda neza ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo biri gucamo fresh ariko abantu urebye nyine ibindi n'ibisazwe kabisa. Ibintu nk'ibyo nyine hari igihe bibaho ukabona ntibiri kugenda neza. Bibaho cyane ntabwo kiri gubitinda. Ibyo byo kubaho bibaho, ahubwo ikintu tuba dusabwa ni ukumenya nyine kuko tubyitwaramo tu. Ni ukumenya uko tubyitwaramo kuko hari abo usanga bisize bazimye cyangwa bigasiga bavuye muri no Rwanda rw'imyidagaduro. Ubwo rero bamenye kwimanaginga fresh, ibyo birahita ukinjira mu bindi. Ubwo iyo ugize nyine amahirwe yo kubihita, ubwo iyo winjiye mu bindi ubwo urumva bari umunyenga kabisa. Zashi ku buhanzi bwawe nubwo kwinjoyinga cyangwa se kwitwikira biraho cyangwa se ushaka kubikora nk'akazi kawe? Ni akazi, ndi umuhanzi nkaba n'umuproducer, mfite studio nkorera Sonatube kabisa, ahubwo njye ntabwo ari ukwenjoyinga man. Bino biboro bivuze ngo uraza no kudutamo rero kugira ngo ugaragarize abanyarwanda niba ibintu uri kubabwira ari ibyanyabyo. Njye ewana kubatamo abantu nyine bagira isoni cyangwa se
batahita bakora ikintu nyine. oya njyewe ni kugutamo nagutamo mani nabirenze. banza uduteho akantu nyine nk'abanyarwanda badukurikiye babone niba uri umuhanzi bya nyabyo cyangwa uri kutubeshya. fo twagiye. ushatse wanyita wazashi kuko abajama benshi ndabakanga, ababyeyi bashaka ko ndara biyibagije ko ndara imihanda, abatineje banyita umwana kuko nta kintu mvugana n'inda ku gahigo kenshi k'ibiceri nanjye ndebe ko narya uwo muceri. ya fo ndumva birenze. birarenze mani. urimo neza kabisa. fo utangira umuziki wawe wawutangiye ubona ko uzagera imbere mani. mbimazemo imyaka isaga 2. mu myaka 2 nararirimbye, umwaka umwe nararirimbye, ubundi nibwo nahise ninjira mu bintu bya production. ubu ngubu nyine mbirimo noneho nanabyikorera kugira wumve ukuntu birenze cyangwa wumve urwego biriho. ndabyumva ubwo birimo bikorohera kuko iyo uri umuhanzi ukabona unikorera amabiti n'iki urumva ni ibintu biba bikoroheramo gake gake. bituma ukora ibintu ushaka kabisa, bituma ukora ibintu ushaka cyangwa se ukanoza ibintu byawe ukabiha umwanya wumva nyine ukwiriye, kuko urabona hari ukuntu bijya bivugwa muri no mihanda ukuntu umuproducer mushyira indirimbo yawe bikaba ingorane kugira ngo uyibone pe, bikaba ingorane. ubwo rero icyo ndumva ngiye kuri njye cyarakemutse kuko nsigaye niha umwanya. kandi umwanya ibintu bajya bavuga umuproducer umushyira indirimbo yawe yarangiza akayigurisha akakubwira ko ikiri gukorwa kandi yarayisoje yarayigurishije. ibyo bibaho ariko ibyo ngibyo ndakeka nyine biba kunjije tu. ibigoryi nibyo bikora kuko iyo urebye nk'umuhanzi man indirimbo aba yishyuyeho amafaranga atari makeya. ubwo rero none iyo urengejeho niyo depression nyine yo kugira trauma gutyo uri kumva ibyo bintu nyine byo kumva wamutindanira indirimbo cyangwa se ugakomeza umurereka akagushaka akakubura icyo gihe umufata ubwo, ariko butaha ntagongera kumufata. ngira ngo aranabibonye yamana ukuntu yarigiye yihanangiriza Element, aramubwira ati umva Element ni umubwa wa danger, ni umubwa. hari indirimbo bita Hawaii bakoranye na Element, ariko iyo ndirimbo yaragiye nyine igihe yamana yashaka kuyisohora sicyo yayisohoreyeho kuko Element yaramushatse aramubura, arangije ayimuhera igihe nyine kitakwiriye. uretse ko nyubundi yaje kuba ndende, ariko mu buryo yabayemo ndende ndumva nta ruhare Element yabigizemo, kuko ndibuka neza yamana yagiye no kuri kamera avuga yuko atanayikoreye promotion ya danger kuko yari yaramaze kuyizinukwa bitewe n'ukuntu yayibonye byamugoye. iba yarayikwamiye muri studio nyine. Element yari yarayimwimye kandi yarayirangije. ubwo no kuvuga ati hari ukuntu nyine abaproducer bagira iyo ngeso gusa, ariko Element byavuzweho kuko ubu tuvugane yamana turi kumubona sohora indirimbo umunsi ku munsi. ubwo bishatse kuvuga yuko nyine akorana n'abantu bazima, natwe rega turi bazima turabizi turabibona bro. hari n'ibindi bijya bivugwaho ngo abantu b'abaproducer n'iki usanga nk'aba baby cyangwa ikiyo babagezeho ngo babakorere indirimbo basanga babigizaho nkana nyine tu. gasanga ari kumwaka ikiguzi kirenze. man ibyo ngibyo waba uri muri abo ngabo. ibyo ngibyo rega biba biterwa se navuga ko biterwa n'iki? biterwa n'uko uwo muntu mwisanzuranyeho tu. biterwa n'uko uwo muntu mwisanzuranyeho. ikindi cyaba kibitera sebwa n'iki? umukobwa wese ufite amafaranga ndumva nta kintu cyatuma utamukorera neza, kuko hari ukuntu umubebaza ujya mugenera ngo ku mafaranga ku bantu nk'abo. hari ukuntu umubebaza nyine agashaka kugufatisha ibindi bitari amafaranga. nimwe mubafatisha. umubebi waje man ufite amafaranga man, erega ababebi hari ababebi man biha agaciro, bihesha agaciro. ibyo ngibyo ukaba utanabimuzanaho n'ahantu
wenda washaka no kubikomazaho nyine ntabwo mvuze ngo ngiye nabikomajeho cyangwa mbikomazaho ariko hari ubwo rwose ushobora kubikomaza agahita yisohokera akava muri sito yawe akicomokera kabisa nta bintu byinshi ngiye kuba mwavugana agahita yigendera ubana mukaba muranatandukanye kandi gutyo. ubwo nyine iyo ugiye kumuzanaho byinshi nyine ushaka kumwerekeza ahandi hantu adashaka biba ari ibisazi biba ari ibisazi kabisa. ubwo rero ngewe channel yanjye yitwa Zashi, abashaka ko dukorana music kabisa nkorera Sonatube nkorera Sonatube, abanshaka ku mbuga nkoranyambaga zose nitwa Zashi, ni za na a ca na h na e ebyiri. Nuko biba bimeze kabisa, ndetse nujya no muri n'uwinjira muri channel yanjye neza hejuru urahita uhabona na nomero zanjye, ube wamvumamagara cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp ubundi dupange kabisa miziki none tirekure amayi nka none. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abantu bose baba bari hanze uri kubategurira iki kijyanye oya ni imiziki kuko nk'ubu ngubu mfite indirimbo zingaye muri studio. Ejo bundi ngiye gushutinga indirimbo ndabazanira, ngira ngo narabikubwiye uri kumva, narayikumvishije iriya ndirimbo kabisa ni OG. Umuntu wese ngerageje kuba nayumva mbwira yuko ari sawa, ngiye kuyishutinga ubundi nyiha abanyarwanda, ndizera neza yuko muzamfasha nyine kayipromoting ikaba yagira ahantu igera. Ikindi abanyarwanda kubabwira ngo barebe ibintu ubanza ukanabatamo nyine bakumva niba izaba ifite injyana. Ntago wabaririmbiraho nk'akantu gato kuri iyo ndirimbo ugiye guta hanze ku buryo niba nayumva bazavuga ati uyu ni wa muhungu wacu Zashi. Niyo natangireho mbaririmbira. Niyo watangiriye. Niyo natangiriyeho ahubwo ubwo ngubwo kereka mbatayemo kandi kakapera ku yindi ndirimbo. Ngiye kubatamo kakapera, ngiye kuba ijwi ryawe hari n'abantu riri gukurura. Ngiye kubatamo kino kiganiro nyine. Ngiye kubatamo kapera uri kumva ku ndirimbo yanjye yasohotse yitwa Injyana. Ngiye kubataho kapera. Uru rukundo ni injyana, uyu mutima wawe ujyanye, ibyanjye byose wabijyanye kandi na undi wabijyanye. Abanyarwanda rero baba baryohewe babumva wakomeza ubu uri kubicisha oya tugomba kubicisha amatsiko ahubwo bajye kuri channel yanjye babirebe kabisa. Serewe nushona babirebe kabisa. Iyo ndirimbo yitwa Injyana by Zashi. Wajya ukayireba man, ndi kumwe n'umujeni Reyo Bad kabisa ewana Kigoma cyadaje. Umujeni twagifatanyije ni producer, ninjye wayiproducinze mfatanya n'undi mujeni witwa Adi Zashi. Yes. Mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe iyo utari gushutinga ayo mavideo nyine y'indirimbo cyangwa se utari gutunganya amajwi nka gutyo, mu buzima busanzwe buri gukora iki? Mu buzima busanzwe ngiye nibera muri studio man. Ngewe nakubwiye ngo ngiye ndi producer. Iyo ntagiye gushutinga cyangwa se nagiye gushutinga ubundi busanzwe mba ndi gukorera abandi bahanze indirimbo. Ngiye nibera muri studio bro. Niho ibintu byawe niho bibera kuva ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru. Amasaha menshi mba nyamara ndi muri studio kabisa. Birumvikana kabisa. Birumvikana kwera. None se ku rwego rwawe uba wumva ni muhe muhanzi uba wumva ushaka kugera ikirenge muri cyangwa ufana hano mu Rwanda cyangwa wenda tugiye nko ba producer turi ku muhanzi no kuba producer turabageraho. Dore ko umuhanzi nyine mfana ako nyine nkaba ngiyewe n'ukuntu nanaririmba nyine ntumva nyine twanaririmba kimwe. Umuhanzi mfana, umuhanzi numva, umuhanzi bita Mico the Best, umuhanzi bita Chris Easy. Abo bahanzi kabisa ndabumva cyane, ndabumva kuko mbisangamo. Mbisangamo kenshi na kenshi iyo ngiye kuririmba kabisa mbisangamo kwe. Twaba uri kudukunda ukagenda ureba ngo nanjye nshobora kugenza gutya bigahita bivamo. Ndabikunda kabisa ariko
hari n'abaproducer nabo nyine hari umuproducer nanone rero ukavuga ati ni icyitekerezo cyangwa se ibintu akora ndabikunda uburyo akoramo actinga mu bintu bye mbona nyine nanjye binkurura amarangamutima nanjye nkaba ari byo nakora birankurura kabisa. umuproducer bita package, umuproducer bita Road, abo baproducer abo nibo wemera cyane, abo baproducer kabisa. uba wumva ugomba gukora ku buryo nawe ugomba kugera ku rwego barimo cyane rwose. tuba tukiri hasi ariko ndakeka ibintu biri buze kuba byagenda neza, biri buze kuba byagenda neza kabisa, kuko iyo urebye ahantu umuntu aba avuye n'ahantu aba ageze aba ari ibintu bitandukanye. twavuye ahantu habimana. ese niba warapanze kwikorera indirimbo uyikoresha ahandi ukaba ugeze ku rwego noneho rwo kuba warafashe umwanya ukiga production, ukaba ugeze kuba nyine wakikorera ibintu byawe, biba birenze man. biba birenze ko iyo iba ari intambwe uba wateye, kandi n'ibindi nyine bigenda biza kabisa. nta mpamvu yo kuba wakiga ujya gutangira ibintu by'ubuproducer. ntabwo byakugoye birenze? ntabwo byangoye kuko hari umuproducer n'uri twakoranaga, uri kumva, hari umuproducer twakoranaga niwe wangiriye iyo nama. naramubajije ahita angira inama, nyereka aho nabyiga bikagenda neza, ndabyiga ubwo ubundi gukora nanjye muri studio. nta mbogamizi wigeze ugiramo? kugeza amagingo ya nta mbogamizi ndahura nazo, ariko nyine bavuga ko zibamo ariko ugiye kugeza ubu ntabwo ndari nahura n'imbogamizi runaka kugeza amagingo aya ngaya. imbogamizi zo ziba zihari nyinshi cyane, ziba zihari, kuba zihari byo ibintu byo kubura ibikoresho, ugasanga n'uri kugufasha ntari kuboneka, bimwe n'ikijyanye n'ubushobozi. urumva ni ibintu bigiye bitandukanye. urumva wewe niba byarakoroheye gutyo, ariko abandi bo imbogamizi baba bazifite nyinshi cyane. oya wenda imbogamizi ni ubushobozi, n'ubundi ibyo byo ni ibisanzwe. ariko iyo wabonye ubushobozi byose birashoboka, nta kintu cyakunanira cyangwa se kidashoboka. nta kintu cyananirana mu gihe wihaye icyizere. ntacyo kabisa. rega abantu bagorwa n'ubushobozi. nese nk'ubu ngubu nk'iyo wifashe ukamanuka nka hepfo iyo ngiyo za Cyangugu, za Nyamasheke, ukagenda ukagera i Rusizi, ukagenda ukamanuka za Bweyeye, ukajya hirya nyine iyo mu ntara bro, haba hari impano zirenze, haba hari abantu abana bro bazi kuririmba kuri bano abana bafite impano zirahari man, impano zirahari, ahubwo nyine ikibazo mumaze kugira ku cyo mufatisha cyangwa mugeraho n'izo mpano, kuki mubona zitembera ntimubashe kuzikurura ngo muzifashe? impano ziriho ni nyinshi, ahubwo buri munyempano wese akwiye kubigiramo uruhare kugira impano izamuke. nka gute? hari abantu baba bibaza ngo njyewe impano yanjye ndayifite, nabigenza gute kugira ngo nyine ni ukuvuga urabona hari ukuntu ushobora gufata, nyine hari ukuntu ugera nk'ahantu ugasanga ngo nkingo ufite impano yo kuririmba, ngo wamfashije. ibyo ntabwo biba bihagije, ahubwo wowe igomwe, uri kumva, ive muzi, ugere gute ukore wenda nubwo wakora igikorwa kimwe, icyo ngicyo kiba gihagije nk'urugero rwiza rw'Imana ufite. ahubwo ukaza umbwira ati ngo umva indirimbo nakoze, uri kumva, wenda nabuze amashusho cyangwa se mfite n'izindi zirenze iyi, nangiza nkakumvira nkabona kuba twagira gute twakora. ubwo rero umunyempano wese hava akagera nabigiremo uruhare. ngo hari ukuntu bajya babahamagara ngo mwarangiza nyine mukabigira badanje nimubafashe, mugahita mubaca amafaranga menshi ya mirenge batabasha kubona, kandi baba bakiri kuzamuka ibintu byabo bitarafata irangi. ibyo ngibyo bikora bariya bagezeyo,
buriya bageze baba bameze nk'abadafite icyo bahomba nyine. Nk'abadafite icyo bahomba. Umujene wese ushaka kuba yakora ewa namubwiye cano yanjye najyeho agenda arebe yinjiremo arebe hejuru uri kumva harimo nimero aze nko kukuvugisha yamamagare cyangwa se anyandikire uri kumva ubundi ibyo bivugishije ngo nibabafata abigerageze. mani hari igihe usanga nyine hari umutipe cyangwa se umusista uzi kumanuka indirimbo neza cyane wanayumva wowe ubwawe nyine ukumva irarenze ariko ugasanga uri kumukariza kandi impano ye yakabaye nyine yivugira nyine ugahita wumva oya ntabwo ibyo ngibyo bikunze kubaho mani nakubwiye ibyo nyine bikora mani bariya bameze nk'abagezeyo kumva bara nyine batimeka ewana bariya to nibo nyine nanjye mba mbyimagina kuko nanjye ntabwo byari byambaho nibo nimagina ko bishobora kuba bigenda gutyo. mbese weho nta muntu uraguhamagara ukugana? nta muntu njye nari nijyaho kandi iryo kosa sinarikora wenda icyo reka tube tunagisimbutse ariko iryo kosa ryo ntabwo narikora. aho ngaho haba ari sawa niba utajya wirengagiza abantu kuko ahubwo mwebwe ujya kwirengagiza abantu oya namwe mubifitemo uruhare. Oya twe nta ruhare namwe mubifitemo uruhare urabona namwe mani namwe banyamakuru mani namwe mubifitemo uruhare namwe mubifitemo uruhare reka nkubwire ko mubifitemo uruhare mani namwe barabavuga namwe muri beza ntabwo muri beza bro turi beza cyane turabazi ntabwo muri beza ubuse mwabo ntabwo mukitwishemo mwaragaragaye ntabwo mukitwishe namwe ntabwo muri beza by the way ntabwo nyine urabona ntabakawe kuba muzana abantu kuri kamera bro barahari bafite impano bakabazana abantu nerega hano niho tumenyera abantu bari sere cyangwa batari sere nese niba umuntu ari yepfo warangiza kuyo muzane kuri kamera ukamuca amafaranga urumva yakumara ikimwa? ntago twebwe ntago duca abantu amafaranga ahubwo weho ikintu tukubwira nuko iyo ubashije kutugeraho turagufasha. reka nkubwize ukuri nese ntago waba uri mu ntara ngo njye musangeyo ahubwo weho ufata inuze yawe tike yawe ukansanga hano i Kigali mu gihe twahujije nkagufasha ariko ntago nava mu ntara ngo ngiye ngo aya ntago mwaragaragaye ubu ngubu umuhanzi arisora akaririmba ati interview telefone ukayirya urwara interview uri bwinjize sibyo sinde bukwinjirije ntago na hantu ndaba mpuriye nabyo by the way noneho wowe kugira ngo nze kuri kamera yawe ngomba none kongera nkakwishyura ugiye guhembwa kabiri man. Oya ntago ari guhembwa kabiri nese fasha umwana umuzane abanyarwanda bamubone bro sibyo wena nawe wowe ugiye kuri kamera yanjye ubu ugiye kubona abantu ugiye kubona abantu benshi cyane nyine nawe wagakwiye kuzana umwana ahangaha abantu bakamubona kuko uwo mwana niho erega twebwe turabakurikirana ariko abana turabazana n'umuntu ahari hose ajya twandikira tuzajya tumufasha nawe oya wimbeshya man. Nese ubu weho bwa mbere duhura nakumamagara ukuntu twavuganye nago wabyumvise ngewe nuko twari completed ngewe twari twabanje guhuza ahantu twari twabanje guhurira ahantu ngewe niyo mpamvu nyeka yuko nyine nabidanje twabanje guhurira ahantu urabizi tuteramo agasitoro ukuntu nyuma tukomeza guhuza gutyo nyine ariko man barabavuga sinajya ngo nkubeshye uburyo nakwakiyemo nkakubwira ati nyine wowe uko wanyakiriye akira n'abandi twari turimo turavuga ku banyempano cyangwa se abana sibyo babuze aho bagaragariza ibintu byaho man. wenda uko wanyakiriye wakire n'abandi si ibintu byumvikana abantu turabakira ukeneye kuza ngaha ukavuga yuko
Bruce Melody indirimbo ye bayisibye kuri YouTube cyezi kuza kuvuga ati ngo The Ben arenze Bruce Melody ibyo nibyo ukeneye kuza kuvuga bro utarikeneye kubaka ibintu bishyashya man ukereye ibintu bishyashya ukeneye kuvuga ko ngo Vestina ngo yatandukanye n'umugabo we nibyo byonyine ukeneye kuza kuvuga tu ibintu byose bihari biravugwa kandi nyine tunabitanga bakwiye kubukireye man ibintu bishyashya sibyo bukere ibintu bishyashya man biba birenze n'abantu baba bakeneye kumenya ngo muri industry yacu ibintu bigeze bimeze gute nyine baba bakeneye kubyumva nibyo ikintu gishya niki nyine ibyo birumvikana ariko nyine biba bitangaje kumva umuntu yakugana man numwakire bro uzi ko naba bisonzeye man abasonje cyane babisonzeye bro byatari niyo mpamvu nje nta muntu ndirengagiza niyo nafite akanya ndakubwira ati rero iki cyumweru nta mwanya mfitemo reka tuzahuze muri kiriya gerageza uhamagarire ne wumve ko nakubwira wumve ko nagusubiza bari mu kazi nawe wumve ko nyine gusubiza bro wumve ko nagusubiza hari ukuntu uba ufite abantu wakicara imbere ya kamera ye natabanje gukora ku ikofi birashoboka Bruce Melody The Ben Chris abo ngabo nibo wambwira ngo birashoboka baza shisha bakiriye pfu ngo razamutse ngo wicaye kuri kamera yewe utakoze mu ntoki bakunda mani uhuza n'umuntu bigakunda sawa nyine turabazi ariko ntago bari saba ngenyeka yuko bino biboro binazamutse rukumva ntago icyo kintu nge nakigira kabisa ntabwo nakigira uko byaba bimeze kose uri kumva ko muzamuka mugahita bizamo ntabwo icyo kintu nakigira man kandi namwe mwakabaye kugeraho mukanyuze ngo bigenze gutya ngo ntago noneho sureba nka gutya noneho YouTube iramutse imonetije nk'hano mu Rwanda abantu basa sha menya no kuvuga Bruce Melody bajya baza bakishyura yajya abanza akabakora mu ntoki rwose nawe ubundi ibi bintu bitoreze mwana igihugu cyacu cyabaye eligible byaba ari byiza cyane byaba ari fresh kabisa batuzaniye adi mu Rwanda babyishimira turi benshi byabirenze social media byabirenze mane gutyo akuzi ko gutya hari abantu bari muri Kenya man umuntu muri Kenya man arakorora bro akinjiza babizanye mu Rwanda rwose umva n'ubundi rero u Rwanda ruri gutera imbere mu buryo bwihuse nta nubwo binagoye man kubizana ntago bigoye kabisa ko ni ibintu byoroshye ni iterambere mu rindi ni iterambere mu rindi byaba ari byiza cyane bibaye bije tuzanabyakira neza cyane ni iterambere mu rindi kabisa nabirenze buriya bwo babivuzeho numva ishobora bivuze ejo bundi mu nama man y'umushyikirano kabisa barabivuze buriya biri mu nzira man buriya buri mu nzira ubu ushobora kujya kwibona ukabona uyu mwaka rwose usize natwe turi monetiza mu Rwanda hari ama ad cyane rwose tugana ku musozo n'igiki wabwira abanyarwanda ngiye nababwira ngewe abanyarwanda ngiye kino nababwira nta kindi kino nababwira ni ukunkurikirana munyarwanda uri kundeba n'ubundi kino kiganiro kiraca kuri YouTube kiraca ku Karabyo TV n'ubundi kiranyura kuri YouTube wowe ugeze kuri uyu munota urikumva ufite wowe kugenda ugasacinga mani muri YouTube search yawe sacinga Muzashi ukahita umbona ukankandira subscribe ugafungura inzogera ubundi imiziki yo kuyibona ewana ni kugiye kabisa ni kugiye kandi noneho tugiye gutangira no gukorana n'abasitari izina Zashi mugiye kuryumva cyane kubera yuko iyo uri producer izina ryawe nyine riza mu projet menshi agiye atandukanye niyo mpamvu izina Zashi mugiye kuryumva nubwo mwagirengagiza ariko n'ubundi muzaryumva bazaryumva utazi ngo byagenze bite nicyo nababwira rero kandi nawe wakoze man nawe wakoze kabisa dushimira abantu mwadukurikira hano ku Karabyo TV icyambere ni ugukanda subscribe kugira ngo ubashe kubona n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzajya ducisha hano
Jambo Ukarabye TV. subscribe naryo Turabashimiye, ciao ciao.